ubona bakwishimiye ukeka ko umuryango wawe kwishimiye Nyambo yego ubona ni rwanda gukina utuntu twa message hano wakanze abanyarwanda kugira ngo no kugira ngo kwishimire nuko uzajya gutingana n'abandi ntabwo twe twavuze ibyo kujya gutingana wowe turi kuvuga cy'amafaranga ariko icyo twavugagaho avuga ngo bagwaye amafaranga je na tonde urugero turiho turi kuvuga kuri nyinoza bakawumena byaterwa n'amafaranga bamaye biliyoni 5 z'amadolari watega muri kuvuga tonde Irene bari kuvuga ngo muri mwaka ngo best actor of the year nakinye ndi umurara abanyarwanda barabikunda fide 200 na comment 400 uri kubyumva nyina ndi umusirikare barabikunda nyina mfite ubumuga bwo mu mutwe barabikunda ndi umusazi mu kirimi cya kera sibyo barabikunda nyina ndi romantique baza kwa Nyambo n'abafana barandika ati yo Killaman Ati na Nyambo bakundana mgiye ndaryoherwa bigaragaza ko ikintu mbana nakinye cyarakomye abanyarwanda sibyo nyina ndi umuntu usanzwe uri aho ngaho role zose naziye muri no mwaka ako nkaboramo ngo actor niki umuntu wakitinze nyine neza muri no mwaka siko bimeze basi nindi wakitinze ibyo bintu role 5 zose cyane muri no mwaka ninde muntu uzi urabiteguraga mwizana byo kwiyakana wari mufatanyije bene wanyu ese bundi ntabyo bagamo ujya kubyakana yeje bundi akoze bigenze Irene wa Irene ngwatashye toka mukamfatiranisha ese ndubona mwishimiye wowe Asha. Tagira ikiganiro. Ese urabuganira ubundi. Turi kuganira no bundi. Tanuka ikiganiro kijya hanze. Ngo madame ngo byagenze. Sawa nyine. Yabireke. Yabiretse. Nyine urumva arakaboro ka kuyaraje nyine kuvuga ngo kubona mwishimiye. Yako nyine nta bintu birenze nyine. Noneho twati kwakuntu tukamenye n'abanyaksoza tukabwirana twate nkabwire madame bendagiye. Tashi nsanga madamu atari kuvuga meza. We mbona nasaba amazi yo kunywa bakaza bahita batriga igikomba kandi ubundi arabaza akaza kanywesha ibintu ngibyo iki katukira turacyari batorekana ko turasaba yesi ifite umugore kunywesha amazi kubyumva akaza gatriga igikomba ubuza gukire reka nongere mbasuhuze ndetse mbishimire bifurize kugira umwaka mushya muhire wherever you are nizere ko mumeze neza inema impaya nda aho muri hose nizere ko muri amahoro mfite Killaman Ati nabasuye kuri tera bari gukinira na Nyambo ubu mvuga utagiye tubuya kuntu umugore wakunywesha amazi ngo aranagufatira akakugera burya ngo akajya gusukira ibyo bireke kuri bantu bakuwe neza no kuri muri uru Rwanda kuri bagabo bake bafite abagore banywesha amazi nkuko babitubwiraga ariko batabyumva ko Irene kubivuga atabyumva aratukwirira ari kubivuga amazi kuma ufite amazi bakakunywesha sibyo nanjye ndavuga muri gusega isi gikomeye kiba cyuzuye kiba gicagase nibaka tubwire igivuze ngo ugiye navuze amazi kunywesha amazi twese ibyo turi kuvuga sibyo bintu mwabura amapozo nkore muri gusizwa n'ibyo bintu igikombe cya plastike cy'ikirahure cyuzuye gicagase cyuzuye ibyo bireke yazana emeze bite ariko kunywesha gashira mu kirori cyagira ko kandi wishingire ni wandi kubwira ese anywesha amazi agashira mu kirahure bikarangira nibyo kirabura agashiramo ukabona cyumuzi ngo sendabagenza bato ako ufite umudamu mwiza ugifite urukundo ruri naturel naki ruri naturel la français parler abandi rwarakonje rwabaye pirate naturel ariko nibyo ufite umugore ufite urukundo rwa kimeza kimeza rero turacyari bato Irene kandi geranyije nawe igisiga mwabo cyangwa kigenda hamanuka Ndende cyane muto ya nubundi nago ngiye nakorana na Moses I mean harya ni Moses ninde ibuzi ko ari kukwita bebe can you imagine sisi umuntu muto bebe na bebe nyine none se bebe na bebe
wakwise ngo iki bebe akabebe okay twakomeje nuko byose bijya kujya kimwe ariko biri kubisoundinga umuntu ahita yumva nyine ko bitandukanyije n'ubundi ushatse kuvuga nisi nangise wumva ubu ni iki natanga happy new year nawe uri kuvuga baby baby you good yandi n'ubundi nibyo ubwiye Killaman oya Killaman yaravuze ngo ni mutoye ndavuga ati sawa 24 look at me no Killaman kuko ufite imyaka mike ukagaragara umuntu ukuze ibibazo shida za dunia egera izuba ryaratse Irene ntabwo ritworoheye ntabwo umuntu yagukekera ubona afite ingahe ufite 40 n'ingahe 40 yikuye he nyine wowe nuko yagukekera nyine ufite nk'ubu Killaman amukekera imyaka ingahe kubera nyine madama munywesha amazi ni nka 10 urebye abona atanije 25 kandi igisaza nawe iyo umukekera imyaka ubona mikeya kuko nyine face yiwe iragaragara nkaho akiri mutoya kandi arashaje ndi mutoya mwana kira none tuvugisha ukuri ufite imyaka ingahe 24 tuzana indangamuntu se umwana wawe mukuru afite imyaka ingahe 16 umwana wawe mukuru nyine pano wawe ku mwana wijyana kwiga wowe ntabwo mwiseremente yakoze uko ryamufashe we ibaze ko element yijyana ku ishuri akanicyura kugira ngo mvuge ukuntu yamaze gukora turi 2023 ngiye kugira 30 umwana we n'umwana turabizega n'akazi akora nakora n'akazi uzungu zayi kubisima ndagelaye mani kubabarira turabizi bireke ako ngiye ndi mutoya mwana nyine Irene mama bavuze ndi mutoya pari raporo n'ibyo nkora pari raporo n'amasamba uri muto pari raporo nawe yego wenda citana sabe bo baragikemuye yago nawe aracyari mutoya ubyumva pari raporo nawe masamba kaje ndonde nindi ubire n'umukize mu kiciro cya masamba nibyo ariko ntabwo beshye rero ndi mutoya ni umuntu ebyo maso arabibona kuri muto siko na maso yari umwere nk'umuntu muto oya ijisho ryanjye amashirika aracyarimo oya itonde ibyo kijisho ryanjye ryatukuye itonde uri kubyumva ajya kubwira ngo nakazi nkora nyine gutukura kw'ijisho byawe nakazi nambo mbe mbishaka ijisho ryanjye ryasa umwero ariko wapi akabazo k'amatsiko wonse amashirika asa gute nta nubwo nonsengeye birumvikana byagize gute bro yawe ijya kugura izo nkuru zitwara zirambiwe na uburyo nakubaza ngiye ko n'umunyamakuru nkubaza iki uyu mwana atonze se harabaye iki nuko abatarabonye ubushobozi bwo konka hari ikindi ubushobozi gute yarahendaga amashirika igiciro cyayo cyari kiri hejuru icyo ki bayaguraga wapi bwana mwabona nagwingiye nagwingiye niyo ndeshyo niyo nda numvishe agaciye numvishe ni nuza ni ubutumwa bwacaga kuri radio Rwanda bari kuba nyine konsa umwana iminsi 1000 mango gwingira barye mu bwoko bwinshi bawe ni gwingira ryo mu bwonko ndikumva hakaba gwingira ryo ku mubiri ntuzisana baba rwinye mu bwonko ukabona ni mukuru afite n'igikuriro ariko mu mutwe ni hafi ya buriya ibintu rero ngo nabwo ni gwingira ryo mu bwonko biterwa no kutonka neza cyangwa umuntu yirukana ni mukuru uri ku bitekerezo byiwe nyine abantu kubibura ni bya cyane nyine gutekereza bimugora atoneka ari gutekereza ibyo bibaho sinjye ntabwo nonse iyo minsi 1000 rero nonse amezi iminsi 120 mu minsi 1000 wiyonse iminsi 120 yose yarageze nonse ni amezi 6 nyine sinzi ko mise mbi barongera byari mu 120 ariko nonse amezi 6 kora irahagije amezi 6 arahagije uzushaka kuyarenza aho ugejeje amezi baguhifasha bere abandi bo abikigaro kugira ngo bigenda bite maze n'amatonka bakivuka ange nta konso zabaze okay nimba ari byo Rwanda ronse ako tiritago undi nago bamaze kuba umugore byo nibiki uwo wamaze kwiyemeza kuba umugore bakipinga gataye gataye sundi kunyira akaba umugore wanjye nta mwana wanjye ashobora gukura kwibera ataragira imyaka 2 ntago utaye ikiri maneke kandi amabere arongera ahagana nameze gutya ameze gute uku mabere umugore wawe yavuze hano ngameze gute toka
ameze nka kakaboro uzamuriraho volume ntabwo wamenya ko yabyaye abantu babiri rero biterwa n'uburyo umaintininga nyine ari bino bikorwa by'iminsi bisigaye birya nk'igiceri cyo ubyumva banza umenye ukuntu urya kwa salade hafi aho regime wikontorore nyine ugira ikibazo ngure murasangira cyari rimwe na rimwe uvugishije ukuri desi rimwe na rimwe senye mbese akazi ka isubu ko yari bo basangiye ntari mu kazi musiko yaye kwasangiye impamvu we ananuka wo kabyibuha oya ntago ari ibyo ngibyo ngiye ntabwo mbyibuswa mukora konti ngewe ngishwa n'iki kira kubizi ndarya oya mwinzane y'imigani nge ntabwo mbyibuswa nuko ndya Irene yes we shana gurya pe ngewe no kuvuga ngo ngiye ukuntu mbyibuha iyo ndi mu gihe ubyumva mfite amafaranga na stress y'inzu na stress y'ishuri nyine mfite amafaranga pe byaze bikuze ndabyibuha kandi nurya iyo ntabwo mvuze kurya rega kurya ndya bisanzwe none ari umuntu wabazi kuko yarabyibushye ngo asigaye arya ibiryo byinshi ngo asige bicyoya nta kintu cyanditse mu mirire yanjye ko turi inshuti amaye ibihumbi 10 byakoze ikiza yahinze se hoko wowe mbwira ati mu 10 by'uko nakoze iki kintu wabaye iki nyine support ikizi wibizana ngo nsaba 10 ko mvuze wenda ngo mfite amafaranga ntabwo mfite amafaranga menshi ahubwo iyo nasi nyine mbere so ari uko kamaze nkwereke nta deni mfite umuntu tone nyine nta deni mfite umuntu uri kubyumva nta niryo neganya vuba uri kubyumva niyo ndi buryo ko nta mugabo atagira ideni abantu barayamfite noneho ngewe uri kubyumva nje ruva ngo iki kintu nicyo kintu gishimye nta muntu ufite ideni nkande njewe mbikwibutse uhituna na yamera hano rivuga iri oya nawe narafite kuri mikoro nise nyine bakabimenya oya rika ndikubwira ntuzana ideni ry'ubupozompo naga ry'ubupozompo sawa oya kuraho mikoro ntago ari yari ideni kuko ntabwo urari insaba ngo ndi kwiba anganyishyura 10 natura Nyambo mana yanjye tumereze hano sabazanye telefone yanjye nkohereza nose ubumva kana yagwejeje ariya wari warameje agura bivuze ndibuka baza baratrene baza wumve Dave namuheje kujya kubikuza amafaranga kuri mobile money asuni ngombwa ngo bivuge reka mivuge nyine ngo yasobanura umuteje abantu ngo ufite ideni kandi atari ufite uri kubyumva rata muza kujya kubikuza amafaranga baze barye nyine kuri tena ndi mu byo kudirectinga niki agiye baje umubare w'ibanga bamburukira mobile money yanjye Nyambo yatanga amafaranga bahahe hanyuma ngo nze kuyamusubiza urabizi ko wanagiye imbere sinzi ibintu byo kwirukanka nasibo inshuro nyuma yaho ntuzi ko utaje umbwire ngo nyine mufite amafaranga yarago nzi kwishyuza umuntu agomba kwibwira yagiye atanabiri amafaranga yibukiye muri internet nizi ibyo nanabyibuka ngewe Nyambo kandi wese ko namaze nk'isinga najya kubikuza amafaranga kuri mobile money nyine nameze nk'ikimo cyose narabiretse nakugira ndayaguha pe ari ikindi kibazo cyari niwe muntu uri imidegano nabwo ntabwo aryibukaga nyine nta muntu nawe nuko nyine utaje kunyishuza kandi fosho wanjye sinkunda ni deni mu buzima bwanjye niba warabyibagiwe mbibona ko wananyirengije ndazanga gushanga kuko ngiye ntago nemerewe gupfa mfite umuntu ideni uwo muvumo ntago ngiye mushaka siwumva nawe se ngufite ideni wanyishyushye arakosotse Irene nta deni buri kirazira ndikwibutse se nanjye ni inyubutse turi Nyamirambo habaye iki kwishyura umuntu wari ukumereye nawe arambwira ngo uzayawe niba igitsina gore urabyibuka amere nawe mu buryo amere nawe mu buryo uburozi ngo gushyizemo igitsina gore yabyemera ese ntago abyibuka wanyishyuriye umuntu umere nawe yego igitsina gore bivuge nyine nta kibazo njye mfite ariko uvuga ngo arabiye tube tubyihorera oya umuye wimimbira ndaza kuyakwibutsa urayama wabivugiye nese ubwo ngiye guteza umugore wawe ufite amafaranga guteza umugore wawe ngewe uri kure kiganiro mwaje kumuneza n'umundi bwo ngubwo gutyo bihishe n'ibyo bibi kuruta ko wabivuga bikava mu nzira ndabeshye rata gutyo bivuze nuko wabikora bikava mu nzira ajya nahe bashira ayo wigira na kumweca amazi wewe ako foshura mwana tugiye twirinda amadeni amadeni ntago ari fresh ariko bavuga ko nta mugabo utarya ideni ubundi oya igihugu cy'ideni nkatswe umuntu wowe nyine banza wumve nta n'umuntu undi wigeze ndusha kugira amadeni banza ngiye muri kino gihugu ngiye nigeze kugira ideni ry'abantu 60 kandi umuntu afite amafaranga make ari 80,000 wese arushe mutabazi apotre burya amadeni uriya nta deni yigeze agira na Irene yitabaza president itonde bura n'ubusazi bwiwe uri kubyumva banza wumve
ngewe nigeze kugira ideni abantu 60 urwo byumva kandi umuntu ufite ideni nyine nayo baraga ikibina byumva ni story ndende nyine amafaranga yabaza kugira ikibazo ariko baze kugira ngo abantu bose ugende bave mideni bishyura ari nababaga barimutse ngajya kumuhiga kira amafaranga yawe kuko ubona gutya kuba ari kundeba none gutya umuntu ababize kuko icyo gihe naba n'umukinnyi wa filime akatangira ko umuntu akajya abwira abana ati nanjye ibyo bintu rero ngiye biraza bikanya affecta n'abandi wowe uzi ko bitakwa affecta ariko umuntu umuvumo usanga ari ukuntu kugira ku iterambere ryawe ko umuvumo w'abantu barahemukiye so bose naragize mbona bavuma nagiye cyo batwarara nikubizi imifungo bakanigera nyine nikubizi ushobora gusanga nyiri kurya iyo mifungo ariko atari yawe kurya none usasiza ko nta muvumo w'umuntu ufite nimba uri kurya nyine imifungo ushobora gusanga ari ibindi byari kwiyongera uyuza ko buri wese ari gusaba imigisha kuko bagusabira kuvuma turi kubyumvikanaho neza so rero kubana neza n'abantu nibyo byiza kuruta uko babana n'abantu nabi yego preach nibyo yego yamwibigira blague mwa yego tugira inama mu biganiro kira warakoze ayo bigira ngo njye nakubwiye ngo ngende umujyanama w'ubuzima muri karitsiye ngo nibyo ushinzwe abajyanama b'ubuzima si babandi bajyana n'ababyeyi bagikubise bagiye kubajyana oya ntabwo yimvuze kansala ntabwo yimvuze yamana atakubyaza oya ntabwo ari ibyo ngibyo Irene baza wumve se ni muganga ni umuntu utabaza bw'ibanze ntabwo ari ibyo nese uzi kubyaza oya kubyaza si byananira ndi ibintu byose wabasha guterera urwego kubyaza hanyuma se kuko umugore wajya kwa muganga wajya umwibyariza kandi nabo wayimuteye ndajya kwivunira se kubera icyangana amafaranga amafaranga arari ndajya kwivunira iki amafaranga arari ni mituweli byarakemutse kubyara mu Rwanda Irene amafaranga arahari kurwara impanuka Killaman ni muntu numvishe wenyine mu bantu bose nagiye nganiriza wirata amafaranga kuri kamera kubwira tunge sigaye afite amafaranga man twige gushima uzima havugema mivuga nago ufite amafaranga menshi yo kwirata pe ariko ngiye niga kwakira ibyo Imana yamaye no gushima nimba ari ubuzima nari ndimo aho basha no kuri 5,000 ndo mu papa utunze urugo meruke note 10,000 numva ari inzoza amezi 4 sibyo iyo note 10,000 nabara ko yakwinjira nko mu minota ingahe kiba ari ikintu ukwiye gushimira so rero man uzabona amafaranga miliyoni uratunga ugaye naho wayitunze ugaye Imana yigena inaguta ako nimba ufite shima no se abantu rigatora turira abantu se bazanamenya ko twakize bya nanjye ninkora nzaba nkawe nubona amafaranga apana guririra abantu abaza abantu bakunda kurengura amafaranga bafite ne abantu bibisambo no abantu usanga famille batazitaho no abantu usanga inshuti batazitaho kwera iki nyina ahora arira nyine niki no akantu karenze ni commentaire ya Nyambo rata kuri iki kintu siko navuze navuze ngo waramami uramami umwami n'umugabo oya ahubwo size ikintu nekereje ese nkurikiza amaso inyuma koko nsanga nyine nkurikije unyine urwego uriho n'ukuntu nyine ushima uvuga ngo ufite amafaranga n'abantu nzi urwego bariho bakaba badashima birarenze ibaze ko ariko ntago ashaka kukwemerera ko afite amafaranga muri life oya Nyambo kamaze aravuze ngo baze Irene afite imodoka sindakabate ndabivuze nyine bazumve oya tubare ko nayifite Irene sibyo urayifite ushobora gusanga imodoka ifite itone nyine ushobora gusanga imodoka ifite arabanza gato mu buzima buri bwabo wingora don't go me ara sikaniza shawa mukobwa yeseke twumve ngo don't go me nikavuze n'umugore umvaze ushobora gusanga Irene nutwe tubona abantu bafite amafaranga ngo wumve ko nyine bakize ushobora gusanga nawo uburyo abayeho n'amafaranga afite bishirana n'ubwo buzima bayemo ugasanga ariko se ngiye gukora yibuka nshaka kuva mu nzu nari ndimo ngiye kujya mu nzu ya menshi nkugira ngo Justin week ambitekereza ndavuga ariko ubundi gutenge kujya mu nzu ya menshi na atari inzu yanjye ko byaba byiza ngo muri iyi ngiyi nkihangana washaka bakanseka ngo umustar uri mu nzu nyine itajyanye n'ikiciro cyanjye ariko ndi gutagenga uzanseka myaka 3 ntabwo uzanseka imyaka 10 nyuma y'imyaka 10 uzabavuga ati wow so mbitambireka rero ushobora gusanga nabo bantu rero babayeho muri guzumire nafite imodoka ugasanga nimba hembwe 500 imodoka imukonsoma 500 gusa nyine byose ugenda kutabishira muri rwabuzima yagabayeho ubuzima bwiza ari kudukanga ariko nawe ubwe ntago nyine mushimishije so rero niyo mpamvu rero natazano ngo ashime vuga ngo narakize niyo mpamvu azakubwira nyine azabona atari nyine narabizi ko muri batarakira sibyo ubwo n'urugero nanze rero ngiye kuntu bimeze nimba nyine mfite kuntu nashaka najya mba mu buzima burenze ngiye nkaba mu buzima bujyanye nyine sinzi kwisimbukuruza nyine ngo nimba
ngo uzabone ngo ndi kugura inkweto za buri kanya no Irene yari isumbukuruje amafaranga niwe yabonye tuvanira kubeshya ahantu bavuye je nkurikije navuye naho ndi aho bigeze ndashima Imana nuko rero amafaranga rero warayabonye rero naho ndi nashimaga Imana mwishimye ubu twarayishimaga ariko tuyisenga tuyisaba ko yadushyiraho ahandi hantu oya ndetse unabwo ujye Irene usanga umwana naho twarayishimaga kuri ibi naho twarayishimaga ariko nyine noneho ari ubuzima waravuyemo urageze ku bundi unabuka avuga ati mana urakoze kuba waramvanye hano ukanyeza Imana ireba ibintu birenze umva ko Imana ibizi neza ko uri kumva uvutse ibizi icyo uzaba cyo no muri ubuzima bw'ibyabarezi uri kumva yari bizi ko uzabucamo ukaba umukilamani turi kubona uyu nguyu imihanda wayiciye sibyo yari ibizi yari bitaraba ariko yari ibizi Imana se sizi ubuzima bw'abantu bose ibaze ko izi video zatangaje Imana yari ko zizasohoka ariko mana uri kumva Imana yari izi ko bazafata umuntu bakamunamisha bagakora ibyo bakora video zigasohoka umva ko Imana ibizi ibintu byinshi erega Irene turi mu minsi ya nyuma ibaze nko mu myaka 10 iri imbere Imana ikabizi ko nayo iriya video yawe tuzayibona si nakubwira ngo wapi tonde gusa Imana izabindi ahubwo rero yavuga guri ntabwo itonde oya wijya ngo wapi oya itonde Irene baza mve nyine kwiyemera nyine byo tuba tutazi itonde Irene njyewe ushobora kwiyemera gutyo uremera ko ari ahantu ushobora gufungirwa biriya bintu bakabigukora urabyemera yego nose wiyemeye ngo ntago biriya bintu byakubaho ejo bakahita bagukwaje wenda nk'ahantu mu gihugu runaka bakagufunga ariko ntabwo twakublaminga twabona ko nyine nyine nibyo mvuze we blaming nyine umuntu you never know uri kubyumva nkura wenda tumblame ko yarabyemereye we sibyo ariko ntago naciteka uko ntago nzahazaza hanjye sibyo ariko bavuga ko ibintu byose ari choice Imana na blessing abura amahitamo yawe ntabwo rero byabo ubu nara amahitamo tugende muri ibyo ngibyo n'amahitamo yari ya blessing muri yari ya blessing Irene don't call hari inzira ebyiri babeze gatuba inzira ebyiri mashyira imbere yawe inzira mbi ni nziza uhitiramo igendamo yarangiza yaba nambina yakayibisa yavuga ko ari imbi bundi yavuga ko ari ko buri muntu wese ahitamo ibyo ashaka ibyo duhitamo bro ibyo duhitamo akubona uhitamo ikintu ukabona nta muntu n'umwe ukuri inyuma ugushyigikiye nta muntu n'umwe urabizi neza se bari kubikora ntabwo bari inyuma yiwe urabizi neza ko nta muntu n'umwe nibariya ibaze nyine ko ari nk'umuntu umwe ku ijana abo ni abavuze abataravuze subize gute nawe uramushyigikiye ndikubajije oya nawe ndikubaza asuka umunyamakuru muri kino kiganiro ko ari umunyamakuru nyine nawe uramushyigikiye njyewe simushyigikiye ariko ntibibuzije ko hari ababishyigikiye okay rero nubwo uvuze ko banga ibingo bingo nibibi ariko nta mari irimo hari Irene nta mari irimo hari amari irimo gute mari nyine baze nyine njye nakubwiye ngo witiyemera urabo witwa wowe uretse kuvuga ngo bari yakoreye urabona miliyoni wenda tuvuge 60 n'ahantu ziteretse cash namagana binazi bo cash sari zanjye stari zawe bakayabwa ngo yageze hano imbere ntago bayamaye ntago nayatiriye ariko nayibonye aho ngari ku meza none bibaze rero umuntu uzi neza ko ayo mafaranga ari buyaguye akaba yawe naribi miliyoni 200 ze niki miliyoni 200 niki miliyoni 200 ku buryo mvuta zikorera uri kumva ubuzima bwawe bwose uzagenda ufata kuri miliyoni 200 saba Imana igutiza ubuzima hanyuma uzayakorera kuvuga nyine ngo ibi nimwabikora nibyo nyiranye nakubwiye wowe mbwira miliyoni 200 mbwira miliyoni nyinshi we mbwira nka miliyoni 200 $2 basi ako twa miliyoni 200 twahanga kwa fake ntago twungutwo na miliyoni 200 n'amafaranga make mu gihe usabye Imana ikagutiza ubuzima mu gihe ukiri umusore ugifite amaboko itonde mu gihe ufite amaboko nayo kuri miliyoni 200 zitariza amadolari Irene n'amaboko nafata amadolari ko wayafata wafata amano ari amafaranga mukina nayo bro wafata amano bakakumena itonde Irene ibyo nibyo kwivugisha nawe bayaguteretse imbere wajya gusoza kuvuga ijambo uvuga ati yageze kuri konti
ujya kunze anza agaciro kama nyine ibyo twatse kwivugisha hari nuza bagweza wezo ni $200 ngaho tegeze bagweje billion eshanu bagakubwira bati ngizi ariko kugira ngo tuziguhe turagutinga wazanga wazemera subwo cyaterwa se n'iki kandi ayo mafaranga ahari byaterwa byuze na cya Killaman kirabyibushye ntabwo byaba ari bibi cyane oya byaterwa rata baza mumvire ni ari abantu bamuta nyine ari umuntu utabivugisha ngo wapi ngo nabye nakora amafaranga bro ari amafaranga baguha mwana ese sabwiye ngo nuwayakorera nawe uramutse ukoze cyane amafaranga bama niyo byansaba ko mfa umuryango wanjye ukazarinda urimbo kubaho neza ngiye nka witangira nuko wenda nabanye mwitangiye mu bintu imyana itana kwishimira bitatu 12 ariko twica urubanza kano kanya kuko nago urabona nawe ahantu hateretse $500,000 byibuze ubwo wumva agaciro kayo mafaranga akusikira kankubaze nibyo icyo kigana ko tukiveho mwana kambanze ngo baze uri kuvuga ngo umuryango ukabaho wishimye utekereza ko ibyo bintu bikoze umuryango ukamenya ko ayo mafaranga ariho yavuye madam of course nyine ntago mukikomeje kubana ubwo nabakwishimiye ukeka ko umuryango wawe kwishimiye Nyambo yego ubona ni rwanda gukina utuntu twa de message hano wakanze abanyarwanda kugira ngo no kugira ngo kwishimire nuko uzajya gutingana n'abandi ntago twe twavuze ibyo kujya gutingana wowe turi kuvuga ku cy'amafaranga icyo twavugagaho avuga ngo bagwaye amafaranga jena tonde urugero turiho turi kuvuga kuri nyinoza bakawumena byaterwa n'amafaranga bamaye billion 5 z'amadolari watega Nuse mubeshye Yesu uri kwisatsa gutyo nuko utaza agaciro k'amafaranga gusa nyine nanone this time ntabyo nakora ariko bayateretse hari imbere bayaneretse imbere uwo wari wese bayatereke n'imbere kwanza tureke umuntu wabashije kuyatunga umuntu utaratunga byibuze na miliyoni bamutereka amafaranga imbere byakajya kwizaza akazi ko Killaman yakemera akajyambara kuteza wajya kwizaza kukizumva se umunsi umwe tuyamba ukajya wambara pampa kucyumva nyine ku munsi umwe tuyamba kuri kisutaya jerega nshobora no kubikora nkipfira cyangwa se nkaniyehora nkava mu nzira ariko umuryango wanjye mbizi ko uzaba imyaka ngo n'umuntu aho Killaman imana yanjye ujya tukireke tujya ikiganiro impamvu umva nk'ukubite deal ya fresh nimba ukeneye ahantu ho kuruhukira hantu uryama ukumva uraruhutse bien ikindi kandi uri mu diaspora uje mu Rwanda ukeneye ahantu uba uri gutura hatuje cyane ni hano Kacyiru muri Villa Belgium apartment nziza kabisa muhanda umanuka hano munsi y'urusengero rw'Abangirikani neza hahoze gare urahabona ukatira ku gahanda ka KG 551 ubundi bagufata neza icyo kurya n'icyo kunywa barabiguha nabyo utuje nta stress rwose nimba ushaka kubahamagara rero reka nguhe nimero bahamagaraho ni 0787 79 885 cyangwa se 0792168699 ubundi bakakwakira nk'amata y'abashyitsi bafite na Instagram ni Villa Belgium cyangwa se Facebook Villa Belgium ubundi tukakwakira neza cyane ahantu ubona Kigali yose mbega view nziza ni apartment pe ahantu neza kweri impamvu ibyo ndi kubivuga ni uko hari abatipe mani ni nuzani Killaman bimbwiraga bajya mu bintu wenda badakunze kubera nyine kubera amafaranga akavuga ati mwana ngiye umuntu amaye amafaranga mpfa kubyemera kandi ngo ni no test ubikora rimwe ugahita ukomerezaho direct ako reka nkubwire ntago twakagombye nyine gukunda amafaranga kurusha ubuzima bwacu nukuri kwima no life hage ibyo uvuga none se ukankubaze ubu ngubu nanjye sinabijyamo nkabona amafaranga se nese wombayeho nabi kuryo man ibira n'ibintu twashira nago mbayeho nabi ariko byo gufata umwanzuro kujya muri ibyo bintu yego Nyambo nyine nawe tugira inama yo kubijyamo Irene sibyo nanjye sinabikora ariko turi twikuvugisha ngo nyine ntago ibintu wabikora uwo nawe wagiye anubikora kano kanya nawe watekerezaga nkawe sibyo utazi uburyo nawe byamubayeho maze uremera kandi na situation wisangamo gusa nize urugero ngiye hari niga nzi igikondo baramufunze bira bintu bamukora atanabishaka ukubyumva
we yagarutse n'ubundi just byaramurangiranye akomerezaho noneho matwe tubazwa n'ukuntu nyine yagiye muri ibyo bintu adusora kuntu byagenze kuko wavuze ngo ni no test nyine urashaka kwiyemera hano ngire nego nabyo nakora nabyo ngeze kugurugero ngo uramutse ufungirana ibyo bintu uko wavuze ngo ni no test nyine ukasinduka byaragiye twica urubanza rero ngo ntago twabikora ahubwo Imana ibiturinde nje ikintu cyose ntago nanzura mvuge ngo kiteka ngo ntago ikintu cyabaho saba Imana ngo imfashe bamaze kumenya neza ko geza mba ari ubukene cyane ntabwo usanga mwegeze ubukenera akago Imana ushobora kujya mu inzara yakwisha bakavuga ati impungure zanjye zazirya ariko nta kibazo ni ikizi byanye zirimo n'amavuta kabitekereza ukanga rimwe kabiri gatatu Imana tuzakine kuri hari ibintu abantu babikiranya sinzi nababwiye ko bimeze gutyo mujya mwumva nk'umuntu wenda ari umukobwa sibyo akanywa nk'amayoga menshi cyangwa se akaba ari umurara bya hatari abantu bakajya bavuga ngo kandi ngo no kwa pasiteri sibyo urumva mpamya neza ko pasiteri ubwe ababangamiwe of course sibyo kuba bari kuvuga umwana we nawe ari shuwa ko umwana we nyine ari umurara byanze sibyo bivuzaniye ko nabonye ku kitangazamakuru kimwe bari kuvuga ko papa ngo wa Moses ari pasiteri buriye ityazo muri Nyamasheke ati mwibaze ko pasiteri muri ADPR nawe ari kureba tuno tuvuga turi kureba none kugira ngo umve ukuntu abo umwe agatukisha bose bahise bafata abasitari bose bakomoka i Rusizi babegeranya n'ura mutipe baravuga ngo turahazaza i Rusizi manje cyane impamvu ari cyo kintu cyitwa gufata nyine gufata ibintu ukabihuza ku buryo n'abandi batari barimo babigenderamo gene se nahise njya mu mwanya w'umuviye ndavuga ni umusaza so ntabangamiwe we uri kumva byaramero na Muhima nyine n'igihanga nyine ayasha ayunta bikamubwiza ukuri bamfunga nese nkakara boy kawe gasanga aha niki bamfunga njyewe uwize wamwica wamukorera iki ntago waguma kwisa kandi ari uburenganzira bwe nta burenganzira ibyo bamuzana by'uburenganzira nabo Irene uburenganzira ukora ibyo ushaka ngaho ufata imodoka ugende uparike muri feruje bakora ibyo ushaka ni icyaha none si nyine nicyo ni icyaha si uburenganzira bwawe se ni icyaha nyine si uburenganzira bwawe nyine nawe ni icyaha nyine yakoze ase wabuze icyaha cya mbere kibikuma uzi ko kiri mu kintu cy'ubutinganyi mu nyine nabyo ni amategeko nimba ari uburenganzira bw'umuntu ukora ibyo ushaka nyine kandi uzi ko bibujijwe itegeko ko ari icyaha itegeko ari icyaha iyo bagiye gukora se bakubwira ko bagora itegeko biraragari wakoze icyaha icyaha uzi cyari cyose ni ugukwirakwiza amashuri y'urukozasoni ariko ibyo yakoze ntabwo ari icyaha mu mategeko y'u Rwanda none se u Rwanda rurabyemera rurabihakana wenda gutyo wenda ikosa ryabaye ni ukuyakwirakwiza ko abarimo aragombora n'abandi bantu sibyo nicyo cyaha yabarimo bagomora n'abandi bantu none yasabye imbabazi rero umwana wawe ushaka gutaha ugasanga nawe yanzuye ko yaba ari umupfu none yasabye imbabazi bukeye bwaho mbona agaposteri aranezera pozingo gatubona ni agakobwa pire ari akawe kaba yari akawe niko kaba yari akawe wikisonzesha yizane turebe aho yambuze ukajya agira ngo ngiye Nyambo nakubwiye ngo ngiye ntabwo mfite ikibazo cy'inda yanjye ari hagishije none nawe mfite ikibazo cy'inda yanjye bro iki kibazo mere nk'abo bantu usanga bafite ikibazo cy'uko Imana baremye oya ndagushutse ngo postinga nuko Imana ubwo yabishatse yakoremye cyo ariko wowe ibyo wabyihaye ntabwo nabyihaye to se ibingibi ko byizanye bavuga ngo umuntu aba yarihaye mbega agaposteri kaba gasekeje Killaman we muri kubwo bugoryi abantu bazima muvuga ibintu by'ubugoryi tukazengetse ko tukagwa no turinete rero useriza muri nete tumukubita turebe ko yakipoza agaskere iki kandi asakanye bayikiwe ziko izumindukana nawe kubera mu cya kiganiro na sasa tubiveho nyine usanga tumeze nkaho twabuze topic tuvuga biriya ibintu tuvuga ariko akabivuye ku mafaranga bana topic
bivuye ku Rero mwe muri gushaka kugira topic nkaho tuvugira abanyarwanda abanyarwanda bashaka kumva biriya bugorye one case challenge yagenze gute yagenze neza abana barariye barabyina baga utuvidewo twarashikanye abana cyo kuri nakunze kumenya ibiryo ari byiza ariko abana barariye ibiryo nyine bihindira nasigara pe sinzi impamvu mwarabimenye cyangwa wenda mwarabishiriye wenda n'amatungo nayakirira kubyumva twabishyize mu ahantu hamwe nyine baratubwira barasubihereza abandi bantu yari initiative yanyu mu by'ukuri ni iki wishimiye Nyambo? Nishimiye ko ikintu nashakaga kubona mu bana narakibonye kinarenze nashakaga kubona nyine abana bariye bahaze bishimye nyine bakagaragaza n'ibyishimo noneho ko numvaga mbishaka byaranarenze barishimye cyane kurushaho ndavuga wa byaranshimishije ko wow umwaka warangiye gute? Umwaka warangiye neza nagiye mu rugo gusangira n'ababyeyi turi gusenga dusangira tubaga nyine byari byiza kweri ubu saka video kariye konza ko tuntu rwose byazo Nyambo ni yari muri dushe ari gufata video muri dushe kandi tuntu twose tubaramuje iyo video zura ifite nta mafoto cyo postinga suryanyo muri Benoir ni ramagoni n'iki ni photoshoot nibyo nyine none sinyo nyaba kantu kose gara kabyaza umusaruro ngo nuko photoshoot kwagize muri kubaga ihene babaga ihene musangira kugera iwanyu wakora umunigi cyagitoki umunigi kandi umunigi mara umunigi no marite kugera iwanyu wabikora byo kabifatira video Nyambo nk'ubushira kabifatira video atiko uzi kubyaza umusaruro Nyambo yajaje afashe igihugu mu mezi angahe kandi mbikoye mu bushera mbikoye mu bushera yego nawe dusiga aravuga ngo bakobwa uzacunga amafoto ba postinga menshi kuri social media ushake mayi wabo mu rugo abo uzabona ni makeya ugagira ahantu kugira ngo byemere umukobwa niwe muntu wenyine ngo mu Rwanda ngo wifotoreza muri toilette akifoto kay postinga kuri Nyambo ngiye uzabaza ese iraravomba yabagaye ni icyumba kirimo nyine kiba iyo dushe ziba miki niba mu toilette hoya nayibamo iyo dushe ni yayi tegura amadushe umenyereye bwikirama wibura Irene nawe namenyera na dushe baho irimo iravomba gusa itari mu toilette nganyumvira wallahi ya dushe uzi birafatanye oya byose babirimo nyine tonde banza wumve ni hori ni one banza wumve baza Irene binabaye ushobora gusanga ko ari hano ira ubumwe brand ari icyumba kandi dufite dushe yacu nyine ahantu bogera ahantu ugenda ugafungura wese iri nkara hirya biratandukanye cyane cyebe kibamo oya ko nubakagamo air conditioning nyubakamo uriko byumva byari bitandukanye ukajya umva nabi kucyumva nabi mfite cyo ngena ariko rabizi ko numva nabi wumva nabi byagize usobanura neza numva nyoke nyubakamo yego nyubakamo uriko byumva hari icyumba nigeze gukora cya VIP dushe yayo nyine yari hirya ariko byose byari muri same room nabyo vango ngari mu muryango bitandukanye ahubwo wenda ahantu umuntu yogera byabaga biri kure oya rero bitandukanye kuko hari gihe bari muri la Benoir igo habari muri la Benoir nari amazi yo hejuru gusa toilette iri hirya bitari mu cyumba kimwe Killaman biburana kubura nyine ndabona ko nabyo narinze ahubwo mbimenye nakongera kubura ntukagorana kuko menye ko wenda ari Benoir iba ahantu bitandukanye naho bakora kaka cyangwa pipi nta kibazo ubwo ndabimenye kigarama ibintu bya kaka nawe ntabwo nse bagira mvuga amabye Killaman iki amaki akokira ntabwo ninya Irene oya nubakaye mwigira ibintu bigira ntabwo ujya bihagarika ngabona murasa ntabwo ujya bihagarika Shakira aradukomerekeje ntabwo Irene ni ikigo gatekereza nk'abana ntabwo ari ijambo riva muri Irene rero niyo mpamvu nta kintu wavuga ngo kinungure cyangwa kimbabaza uri kubyumva uzakoze ku magambo ahindura ubuzima tubwiye nta kintu rero cyanungure Irene yavuga ngo kimbabaza komeza ikiganiro yego iminsi ishize hari agafoto wapostinze kuri Instagram yawe reka njye gucekinga ariko nye amakuru nyabonera kugenda ejo bari mwaraye ku live we nakina noza na nsabi saa 8 z'ijoro
none se bisigaye bikunda nsabe oya nsabi Sabe bamushyizemo ku ngufu akajya areba nawe wese urukumva ikintu cyabaye nyine nsabi yaje inaha twakunda utadutinze ntabwo akiri wajya gutega nsanze nyine ararara nyuma akaza kugenda n'imodoka yararaye rero umujyana arayivuze kuri Instagram arisa rero nsabi oya utonde nsabi iwabo narizo zibayo iyo tumushatse kumwadinga kuri live yacu biragorana ntabwo bikunda impamvu nyamambije ngo bisige bikunda rero ubwo nyine isaswe du professeur ngira no sasa abantu babone live ubyumva uko nyine inono hari ari kuri network ifatika yego hari ifoto wapostinze kuri Instagram yawe uri hagati iyo witwa Mitsutsu n'uwitwa Nsabi uravuga uti ijambo rimwe ubundi wikomereze urabataginga sibyo abantu bajya bashyiraho commentaire nyinshi abahuza imigambi Imana basanga Killaman Ati Nsabi ukomeze ibendera ryoroshye n'iki n'ibintu byinshi byaje bandikaho kabisa ndebera abahungu b'imbaraga n'ibiki nyine abantu like babagwe commentaire nyinshi zishoboka kuki wahisemo gupostinga iyi foto impamvu na postinze iyo foto ni marabyita ngo niki so nashakaga nyine narabanje ndareba mu mwaka ushize ese koko twarakoze kubyumva Irene twarakoze kandi mu buryo bugaragarira buri wese simamya ko ari umuntu wazana ngo avuge ubwo n'umuheta wenda umuheta yaza akabivuga sibyo ariko umuntu ubizi nyine uzi cyo gukora icyari cyo azi ko twakoze sibyo noneho ikindi ari ukuntu abantu bakora biraho bakaba barakoze cyane ariko nyine bitaratanze n'umusaruro twarakoze bitanga n'umusaruro uri kubyumva and then simaze kubona ko twakoze cyane ndavuga ni umwaka nimba urangiye twarakoze sasa undi mwaka ugiye kuza tugiye gukora iki posting ifoto ndavuga ni bikambaza abanyarwanda byo bonyine bavuga ijambo rimwe bikomereza ibyo nashaka n'undi barabikoze murakora cyane mwahuje muri mitangaza nyine ibyo nashakaga nicyo nashaka kumva nyine kugira numve nyine ko ari uraza akavuga ati wapi iki se tuvuga iki se nawe ugeze ngo tuvuge iki baje ubwo baduha courage noneho nkunda kuntu uvuga si ubwa mbere nkwaye ikiganiro ukavuga ngo njye nakoze ibintu byinshi kanabisobanura rimwe na rimwe hari igihe umuntu avuga ngo yarakoze ibintu byinshi abandi baramurushije cyane bo barakoze byinshi kumurusha babaretse gatoya nawe wandushije kwisuca iteka sawa nta muntu wanduje gukora muri uno mwaka urangira ibintu byo kujyana nawe amawadi yose mbona batanga ntaho ndabona baguhaye itonde bira bintu byanyu muhereza itonde Irene mvuga fact cyose mutarwana mvuga fact bete gatoya na fact itonde babaretse gatoya sawa wiyasira mu bantu bavuga ngo narakoze nakoze ibintu byinshi kurusha abandi bantu mukubaza ni nanjye kuvuga ngo nta n'umuntu wakurushije ama nomination mpora mbona Killaman ntaho ndakubona akazi kabakoze ntago abantu bakabonye kuyivugisha ngo itonde nyine itonde mbira nomination ko zidahoramo abantu mu ndi myaka yose batangiye kuba batangira gutanga zira award ziramo abantu bamwe bete gatoya impamvu ngo bakora ibintu uvuga utabizi Nyambo mwicaranye Nyambo mwicaranye ari nomine muri The Choice Award mu bagore sibyo yari arimo itonde abetse gatoya yari arimo aho nushaka ko tuzana ikinyarwanda yari arimo se nago yari arimo kugira ngo nabona bamwe se itonde rero bira bintu byanyu nawe ari mu bitegura ibiyese uri kubyumva bira ngiye nimuzanashira muzabireke no sasa uri kubyumva ngiye no ngira ubyemere ngiye kwitangira awards zanjye ngiye nzihera abakinyi banje nuko itonde bira bintu se n'ibiki biti mugera mukagura ndiye byanara kujya kugura niyo cyacyo 50 nayabura ngiye kujya kugura kira kintu ngongereza umukinyi yishimye none ngiye ninayishiraho umukinyi azahembwa amafaranga mugenera yishimwa kora biramuza mugategesha abantu bakaza nagiye n'ikintu mu bahereza ngiye nibishira urandakaje uransembuye reka shiro kuri hasi kandi urabizi iyo ndakaye ngiye ni no pardon uri kubyumva ngewe award zanyu nimba muzihereza abantu Irene award ntago mwe mureba nyine muzana ikintu cyo kuvuga ngo runaka nataza muse turi inshuti tuziranye arabibona gute ntago rebe ibyo yakoze urebe ngo company by'abandi bakoze ukubyumva ubutanga award ufite ibintu uri gushingiraho ngo umuntu wakoze cya bro Irene hagira umunyarwanda wandika ko ira award yagomba kuba umuntu bitwa Mitsutsu Nsabi
ngiye nushaka tuba tunabiretse wenda sibyo ira award yagomba habuzemo na upcoming barakoze bana na upcoming ninde umuntu wahitinze kurusha Mitsu muri mwaka uriya mwaka ushize ninde umuntu wahitinze kurusha Nsara kabandi nibo banakoze ibintu byamanutse ubwo twebwe bikanazamuka ngiye mu mitano navugisha no kuri none hanga ariko ubyo kumira ngo guti ngo naje muri award nazo naje mu ko nyine mufitemo ikimenyane cyane urabyibuka ngewe mwibariza kwa turi mu modoka turi kwa tugiye niba ari kwa Nyakiso niba ari he ndakwibariza se kugira mutange award mugendera kuki itonde kera umwaka naratangira no kwikorera mugendera kuki waransubije ngo ikintu bagenderaho we Killaman na Nyakiso namaje ni kujyo haburamo na Nyakiso nabandi nabaregisi kuko uramwaka barakoraga byatari nta n'umuntu wabashaga views registry ye sibyo ndakubaza bigenda bite urambwira ngo bisaba ko uba warakoze cyane mu buryo bugaragara ufite n'abantu wazamuye mu buryo bugaragara ubu mu rugero ngo bamenya yazamuye na Biju na Ketchup Papa Sava zamura Ndimbati na Digidigi Clapton azamura Rusine na Rufonsina mita numva urwo rugero maye koko birumvikana turisaza ngo dushaka amabati twazamuye abandi uri kubyumva Irene natangiye cano nta kintu nekereza kugira abantu pushinga nyenge nanagaragara nkagira abantu nshira imbere cyane bo bakagira ikintu bageraho none sasa nzari award no batanayima muri nomination nzari biko nzaburamo ubwo ngicyo ngicyo nimba warambeshye ubwo cyo cyabaye impfabusa cyeka nimba umuntu hakana ko nabantu nazamuye sinabazami cyangwa se benda bazamukiye mu bintu byanjye sibyo icyo ndagikora nimba ari nicyo gukora cyane nanakoze cyane rene nta munsi nyasiba gushiraho video itonde nawe nazamuye tubireke bareke singoba ngo bamentioning sibyo nabyo nimba wowe utabibona arabizi sibyo abantu bazikira mana abantu yazamumushyira babashyira muri comment sawa ukubyumva ikindi ndongerana navuga ni bashobora kutagendera kuri kwenda wazamuye abantu bavuga ati uwakoze cyane sibyo Irene navuze mu mwaka nakozemo video 380 mu mwaka umwe ukubyumva izo video mwana kandi zose zakubise atarabangu ni video zaje gutyo bwaburo bwinshi ariko butaryoje musururu itonde mwana bivuze ndahise njya no gucekinga ndeba umuntu ufite wagize video ifite views nyinshi muri uwo mwaka sibyo muri mwashizemo bose usibye Nyakiso abandi ntago bigeze bandusha video ifite views nyinshi nabamenye abandi wapi sibyo ikindi kintu mutazi no gutandukanya muri fata ibintu byanye mugashiramo umuntu itonde nawe aho rubirimo zundakazi uri kubyumva mumenye gutandukanya ibintu muvuge ni aba content creator hara murafata aba content creator bakabavanga n'abakinyi ibyo bintu bibaho ugasanga harimo umukinyi na boss w'ibyo bintu bibaho ugasanga harimo runaka kari fata aba content creator mubahi icyubahiro cyabo sibyo kuko ba creatinze ibintu mufate n'abakinyi nabo batinze ibintu neza mubashira kwabo sibyo ikintu mwirengagiza ko ari abantu bakoze rero mukajya kwishiramo abantu banyu kuko ngo muziranye mugaya kwishiramo abantu ngo wenda ngo mwatinye ko ngo runaka natagaragara nimba atarakoze arazamo gute ugasanga umuntu umwaka ushize content ari imwe uri kubyumva na yindi nshasha ya creatinze ni best actor of the year gute katwa creatinze ama content ngiye sinivuga ari nabandi bana be creatinze uko nabyukana nabiburana najya naburanaga bagenzi banjye icyo gihe tuburana njye nafite ngewe ndasindakora ase bagenzi banjye nabo bakaburamo kandi bigaragara mwana ugasanga umuntu ari kubita hiti mu gihugu hose ariko mwajya kunumira akamuntu akaburamo muri kugendera ku kimyaka 5 bana ari bahora ari bamwe gusa ese mugendera ku kireni kuwa biruriro bagendera ku kibena udasanga ndi kuburanira gusa kumbonye ndiko nari mwibarije nta na wadi nimwe mvuze wowe ufate wadi muri heroine kandi mu Rwanda tanga wadi nyinshi cyane ushobora kubabuze muri iyi ngiyi ukafata iyi ngiyi hari wari wabona mu byibuze uretse the choice ngubu yarekuye abantu minizi hari indi mu Rwanda umwaka ushize baguhaye ngo yimbwire nari narakora Ungo hanyuma umbwira undi muntu wakoze video 180 mu mwaka umwe hano mu Rwanda umuntu wari gupfuye kubigerageza ni Papa Sava ako nawe yazigejeje mizo video kugira tubyumva sugwaramo bari nawe kumarira gute atamubarira sekere ubujyana man ngiye nago ndi kuburana ko wenda bashobora kuba banandusha kugira ariko ngiye ko nago numva kuntu muri abade mutegura umuntu tarategeze ku bantu bakoze cyane ngo umuntu abubahira icyo kintu abanyarwanda se bakeneye ko tubima video cyabakeneye ko tubahereza video usuka abanyarwanda bicwa n'irungo gusabira kujya kureba filime z'abatanzania zahe batumva no batumva ibintu byabo kugira ngo just bagire kubera irungo ryabishe ariko twe turakora cyane kugira ngo mwana ngo abanyarwanda batabura video nimo nabiduhembe ariko nimo nabireke ko ngiye kuyitanya sabu bangahe 78 yawuzuje na YouTube kwihemberwa wadi ya nacyo nyine baravuze ngo ngiye kubireka sibyo abo basabo mbagize mu mezi angahe ari YouTube bizanyihembera ibyo bizawadi zanyu muzana mikimenyane mugumane ngiye rero simbikwibwiriye ngiye gutegura award yanjye
uri kubyumva kubera umujinya so uko nta wandi umujinya nimba dukora nyine abanyarwanda nimubibona mukajya kwira abandi abantu mwakunze cyangwa muhorana abantu bahereza ibiganiro uko bishatse abantu mugira ikimenyane nimuri abantu bakoze reka none nyitegurire nanjye nje none nakarusho ntabwo ngiye izaza ari awadi yo kuza ngo yegwereze gutyo gusa ngiye nzashiramo n'amafaranga umukinnyi nimba navuze nimba ngiye guhemba Dr. Nsaba atsinze icyo gikombe cy'umukinnyi mwiza muri Killaman Ati itonde ngiye kuvuga iby'iwanjye za filime nkuko imanga nawe yabibonye ko mugira ubupozompo ikikorera ikihembera abakinnyi babo uri kubyumva nanjye kwiyembera Killaman Ati igiye gutegura awadi yayo nuko nizabe nameze tuzana performingamo abantu tutarakora performance ngo natubone babone Dr. Nsaba live babone Mr. live tuzaperformingamo uri kubyumva igikurikiraho ari filime nyine n'urugero abantu batabadera gukora The Spy tuzata tubereka nk'episode ikurikiramo tuzayironcinga live hari n'indi filime nshyashya ndi gutegura neza zaronshingira mwaho ngaho n'abakinnyi bahemba pana kubwi igikombe gusa nguhaye igikombe nyuma y'igikombe ko nguhaye igikombe ari akantu nawe ushobora kugira mu gikigure niki kintu nguhaye ngushimi essence wakoresheje ndaye kwishyuye uzaha muri kwitabira ibyo birori ese nguheje amafaranga ugeze wajya no kongera ugakora indi video izashimisha abanyarwanda nicyo ngiyo challenge ngiye kuza umujinya mwiza unasikia skorakaye we je nararakaye ariko Killaman ibyo avuga nibyo nararakaye Irene ngewe impamvu byandakaje Irene abanyarwanda baze mumve iturundi impamvu batatavuga araza batavuga ngo bani ngo iki niki impamvu je byandakaje si ibintu byagakwiye kundakaza pe ahubwo mbaza kuki byandakaje uribuka mbikubaza nge nakuze cyane uno mwaka ngira ngo just nzagere kuri icyo kintu hanyuma nyuma yo kubikora abantu nibabibona ahubwo bajya kwikomeza kwihera abandi babantu basanzwe bazihereza zijya zihinduka sibyo nta bandi bantu bakora kuki abantu barari bamwe abandi bantu barakora none se kuki mutabatekerezaho ako se bandi mutekereza kubishyiramo yego niko kubaza hano beze gatoya niyo mpamvu nko mu bantu nabonye wenda nka Chocha yanominnye bashya harimo Nyakso sibyo hashize imyaka ingahe Nyakso se ayoboye kuki bamunominnye ubu ngubu nibwo nyene Nyakso akoze mu myaka yose Nyakso yayoboye mwana nta muntu no kumukurikira ku ma video nibwo ngo bakoze mu mboni zabo biteguye bigaragara ko babonye kuma ushize yakoze cyane no sense mwana mutegura ibintu byanyu neza apana kuzana ibikimenyane sibyo ari ibintu bigaragara ko irimo n'ikimenyane akunda ngo ni wateguye izabo nyine nibyo giye kubwira nyawe nyine byongere bibi urwego ko ngiye gutegura izanye no zirimo n'amafaranga Irene nimba mu kinyatsinze mu kamiliyoni nkamukubite aho ngaho live akajyana agenda akora video urubyo anazamuka beze gatoya uzabanze urebe n'amateka ya award mu Rwanda kubijyanye na filime hari award yategurwaga mu Rwanda sinzi nimba izongera gutegurwa gusa nzi ko imyaka ishize nk'ibiri yateguwe Movie Award urayizi nyakusigize kuyitabira yigeze kuba nominemo nimba atari sinibuka bazikuga n'icyo nyavuga Nyakso baragiye ndabigusubiza baragiye bajya bagera ahantu bapiti bagasara ngo bagiye muri tour nari imarega nanamukurikiye mfite na kamera Nyakso abafana byijye Nyakso yari afite abafana pe anabura no mu bantu bahereza igikombe cy'umuntu wakoze iki wakunzwe n'abafana benshi uri kubyumva si cyo bagenderagaho gusa bagendera kubita ndabyibuka narabikurikiranye Irene uvugishije ukuri yaranyatse akora minuze yakoramo igikombe ye nari impari Nyakso namugiye inyuma bose nababamenya harimo abantu benshi sibyo yari afite abantu benshi nyine babukwe nibwo yari akiza ariko hitinga bikomeye cyane sibyo ariko mu bintu bagenderagaho mu gutanga icyo gihe harimo no gutora sibyo ushobora gusanga umuntu abantu bashamadukiye batari kumutora bakoresheje amafaranga yabo donc icyo mureba n'umuravuga hari ufite audience ifite amafaranga ugasanga audience ye nta mafaranga ifite ni y'abana akaza abandi bafite audience ifite amafaranga bagatora mu bitandukanye muvuge ati munabisobanure bano bakuru mwabikora umuntu uzagira abafana benshi byenda mu buryo bigaragara nawe mugira ishimwe mu muhereza nyine Nyakso ko abantu baramushimye byabaye impfabusa ko abana barabwanutse imbere yanyu y'abastari nabo bakita uzi ko nabo bicaye bakavuga we turakora uzi kujya ahantu uzi ko ukubuzwe ukabona umwana ari kugukora na gutyo kwa nta n'umuntu ushaka guhobera kujya guhobera uwo mwana naho ubwabo byarabatunguye warangiza umuntu akabura n'akawadi na gatataha kajya nayo yatwakije sinamuherekeje se twaragiye atahira aho ngaho hano ugasanga bari guhereza ngo best supporter of the year wibaza abantu bateguye no guhemba umusupporter umwaka bakabura umuntu no wakunzwe cyane basabwe muri tu barategura ubwo ngubwo nje rero muyange
banza niwe koze iki n'uwanyereye neza banza nzamuhembera icyo kintu ngo yakoze nawe nyimuhembera yatumuzi kunyerera muri video n'uwafashe sound neza nyine buri muntu imanga yabikoze neza atansi imanga n'aba sound man right man bose barabahembye buri muntu wese baje bamuhera ikintu yagiye akora apana kuvangura abantu ngira buhereze uhereza ibikombe bagira ngo bakagira n'ubunebwe bro usanga na bintu bisasa bari kuduhereza na content nzima bari kuduhereza kandi bari Nyambo no bari mu matiko matiko na bene wanyu bikomeje kugorana oya mwana rino yabibabaje mwana njyewe by'abanyarwanda babyumva impamvu byababaje Irene nabi kubajije nanakora cyane muri uwo mwaka sibyo ngira ngo bonde bashobora no kutayimba wama yakayide nese uva ko uretse gatoye ide nagwaye icyo gihe usibye ko wenda award wenda byo wenda utari nomine sibyo ubu ni wicara ukareba nka Nsabi ukareba Nyakso ukareba abanyamba bo ngabo nabandi bagiye usufasha bafata ngiye kankore cyane aba bantu bapushinga babadanje iyo award rutizo ngizo ni yihe niyo bavuye nakubwiye ni na mpamvu ibintu byongera kungora binamfukira ishati kuko n'ubundi naje gusanga n'amafaranga abana bahereza nyuma yabyo sibyo rero wese vuga ndeka nitegurira ibyanjye ukubyumva mfite n'abantu bazanshigikira kandi bakomeye uri kubyumva ibintu bikanagenda neza mite nca zino award zanyu mwiga mutanga guhitamo abantu bamwe badahinduka uri kubyumva award zanyu zitagira amafaranga nzice umuntu umujinya afite uzice kandi nzice naho Oscar suzayica ko nta mafaranga yitanga ruswa Oscar award nayo zayica nahise yibirana nitanga imifungo nini genda uko ikora ubona imeze nk'ibiboro byanyu nta mafaranga itanga nyine ubona imeze nk'ibiboro byanyu nyine ariko atirisi niba guha amafaranga ariko uko Nyambo ariko byaciye mu buryo bagwigembo gusa rese ureba ngiye ubana kugira njemeze sibyo ushobora no kuma igikombe nzi umuntu wari ugikwiye man nkahita avuga ati igikombe yego murakimaye ariko hari undi muntu wakoze cyane kundusha wari ukwiye kino gikombe byabayeho yes nyine kucyo umuntu se bitekereje yarabanye avuga ati mu mayi igikombe yego no muri BET award ariko hari umuntu wari ukwiye kino gikombe be kuki se bibaho nyine urasanga nyine ngiye man oya Irene nimba baragenderaga ku muntu ibyo ndikubwiye mavu ndi kwisaza nimba baragendeye warambwiye ngo nukugendera ku bantu bazamuye sibyo nta muntu azamuye cyangwa se tubere ko nta muntu azamuye ko bantu bazamuye ibintu byanjye nyine itonde ako wanyibiye banga sibyo nimba baragendera ku muntu warafashije wenda imana runaka zikigaragaza sibyo nta muntu ndushije kuri ibyo no mwaka uri mwaka ushize sibyo urasanga nimba jewe n'abashuti banje reka mbivuga urasanga nimba ari bamenya mbwira umuntu wazamukiye muri bamenye muri mwaka wundi mushyashya nkuko yazamuye bakecapo nabandi ari umuntu mushyashya uzi wazamukiyemo inde this guy winzobe abubatika Iva yarasanzwe ari n'imitsutsu weya tunabireka ibyo ngibyo yarasanzwe azwi uri kubyumva yarasanzwe yarasanzwe azwi itondi nyina abuba yarazamutse cyane ku buryo wajya ahantu umutsi yajya ahantu abuba nawe ukamutereka aho ngaho ukabakompara hoyerekana imitsutsu bashyiraho na Nsabi cyatanusha nje ndi kuvuga nyine abantu bakubise amahiti muri no mwaka kuturusha nibandi bamuza nyine byawe byibuze umumenjira magafu oya ntago ugiye uwo muzanye uwo nguwo sibyo mu muturanyi mbwira umuntu mushyashya wazamutsemo agakubita hiti nk'uko Rufusine yayikubise cyangwa Rusine yayikubise wundi mushyashya nini cyagumye ahantu hamwe sibyo ariko barakora pe views ntanubwo tuzinganye nyine baracamentinga ibyo cyeka mba barabahembeye kuba ari abantu bari bafite consistency mu bintu byabo icyo cyo nacyumva kuba ibintu views abantu bidahinduka bakora bagikora ibintu byiza nimba ariyo award bari gutanga mvuyemo sibyo hako nimba award uko wanyibwiriye ngo ari kuba hari abantu bazamutse kubera ikintu bintu wakoraga wowe nkuko nyine Rusine yari yazamutse kwera mu gishano Rusine uri kubyumva Rufonsina akazamuka kwera umuturanyi ni fact ndi kuguhereza nanjye digi akazamuka kwera Papa Sava na Ndimba akazamuka kwera Papa Sava uri kubyumva muri n'umwaka mbwira abandi bantu bazamuye sasa ku buryo bujya kumbwira ngo hari umuntu wazikoze ibyo bintu haburamo abo ngabo bakomeza kuba mu myaka yose sibyo video n'ubundi style video urasanga arabagikora video enye mu kwezi video 8 mu kwezi sibyo ugasanga nigeze nabura sometimes sibyo njewe nirinze ko ari n'umunsi n'umwe video izaza kubura ngo abanyarwanda babure video nimba wenda nabahaye iyo display ariko ufite indi nabahereje kugira bataza kwicwa nyirungu nkora video 300 na ku buryo ushobora gusanga rero nakubyishura 50 none uburyo byemeye uri kubyumva muri uwo mwaka ubwira gute ko nishake nanaburemo nje ntacyo bintwaye
Mitsutsu abura gute abanyarwanda barahanga barike muri comment Mitsutsu yagomba kubura muri award y'umwaka wa 2022 mu bantu bakoze best actor of the year ninde wamurushije guhitinga umurushije gukundwa muri mwaka ushize sabe yagomba kuburamo Nyambo yajemo ndashimira Imana niyo mpamvu utegezemo nanaburana cyane nayishazamo ko nabo bari mu bantu batagomba kuburamo ko barakoze uri kubyumva aho ni mu bakobwa none ikintu cyanambabaje kurushaho hanabuzemo best bavuga ngo wenda upcoming sibyo niba nabo baravuga ati ntabwo tugiye kubakompara n'aba legend reka dushemo was upcoming kuki yabuzemo kandi mu bahanzi irimo mu cyiciro cy'abahanzi upcoming irimo mu bantu ba filime iburamo upcoming kwa kwirengagiza cyane ibyanyu nunda nimba Mitsutsu kwimya interview uhita ujya kubizana n'inzika zawe nimba Killaman nabonetse kugira ngo izi interview ijya kubizana n'inzika zawe irengagije ko nakoze rero ngiye guca ku agasuzuguro rero nugaca nawo utazanomina nawe azavuga nawe saba no banomina nakubwiye ngo imanga ko yabikoze neza kunomina abandi bamwizindi kampanga mu manga nta competition ziri nanjye nakujye muri nawe nago zabazirimo ntabwo ari competition ngiye turi kuvuga wadirimo competition rero niba ari competition wakinwe gute rero sasa tujye muri byo competition ndago hejuru urugero uko n'abantu baturushije gukora muri mwaka competition muri gushiraho niyi bari gudukompeta kubiki bari kuzigenera kubiki kubakinyi bazamutse beshi wagutsinze nawe yagiye wowe akintu muri muzaniye nyine okay it's okay nibajyemo kuko n'aba regent turanabo barakoze ariko nanone dufata upcoming tubashyira ukwabo tuvuge ngo Killaman ari mu bantu bakoze imwaka Runyaksani mu bantu bakoze imwaka Mitsutsu ariko nawe wararakabonye mutabonye mu Killaman kandi wowe urimo Imana nararaka izina ry'Imana none tujya nakoze kurusha Killaman abanyarwanda bandika ahangaha sibyo umunyarwanda wandushije gukora muri no mwaka video nyinshi kandi zikunzwe ninde nibagendere ku marangamutima bo barebe nyine facts zihari sibyo barebe facts zihari ninde mana ari byo mu ducinegirene ngiye ariko naga ibyo njya kwino kumbabaza kuko navuganye n'umuntu ukomeye arambira ngo award yawe ya mbere ni dashboard ndabyumva ndamye ati si kuki iri kunyumvisha ngo award ya mbere ni dashboard kuki zira zitegurwa nazo nimbo ntago bagira dashboard nabo umwaka yateguye nyine nako tugomba kugaragaramo ko nyine nibagiye guhemba abantu bakoze sibyo nkuko wari kuvuga ngo wabuzemo ari umufana wabona ko nakoze cyane utambonye mu avuga ati Killaman wanjye kandi narakoze bro Irene narakoze pe nakutagize nako naje nibyo nakubazaga Nyambo nawe byarakurakaje kandi byarambabaje ko Killaman kwishimira ko ufite bwa mbere ubo nomination muri awards by nomination ariko umwe mu bantu bamfashije kugira ngo mbe nomination nagarimo abe nominated nagarimo gufasha sawa cyane afasha buri munsi Irene tekereza nk'urugero sibyo Irene tekereza nk'urugero Irene bakabanza mwereza urugero urikubyumva banza urugero rwa mbere uko Nyamba bivuze sibyo ubwo arakwibwirira ati mu bantu bamufashije kugira agere kuri ibyo ngibyo sibyo ntago umuntu arimo hanyuma wo mushizemo umva umuntu utekereza reka ibyo byantu byamufa gukora ibintu mutatekereje urikubyumva baravuga ati yes yego nanjye kuko na Nyambo nawe yarakoze bro yarakoze muri no mwaka ariko naga ari kuva kuntu yaba yarakoze sibyo wamufashe kugera kuri ibyo bintu akaba atari muri icyo kintu ese ni karaka wadurabona uzakajyana nyine nibyo ndi kuvuga ubwo nabwo amaze atamushiramo bataragize nyine bare oya ahubwo reba gufata Nyambo nayisha bakamushyira hamwe na Bahavu mani Bahavu ni regent amaze igihe mufata wa Bahavu bashuka abana kubashyira ukwabo nago ngize ubwoba arati ariko niba yigo uzaze ngo icyo ushaka kukise batayimuha niba mutora abantu niyo bamutora nyakso ko twavuze ko yagiye abantu bakamwigaragariza ntabwo yataye aho ngaho ibyo bimwiyokana muri kiganiro ni bandi barushije gutora muze Festina na Dorcas ninde akuze tukihoreye kutukara kuri iki ko nakazi banyazanye akavugaho nako ninkamenye ikiganiro cy'ubutaha ntabwo uzanyira mwe mugendera ku ibyo mugendera ku marangamutima mugendera kuko ngugeye ni nakora bino bintu nari bumbone gute Irene niba utarakoze ntabwo wakoze n'umwaka wihangane ntabwo uribuze muri nomination tugiye guhemba abana bakoze tuguhemba rero n'ahandi uzatangira kujya uniryo ugatangira kujya utaza innovation mu bintu byawe bimwe rimwe bikajya binasubira inyuma mu bafata upcoming mu bashyira ukwabo nari ba regent mu bashyira ukwabo urugero njye kutanguhereza bafata abantu nyine bafite filime zabo bakabashyira n'abakteri basanzwe umuntu afite filime yawe arakreating ibintu abanyarwanda bari burebe ugiye kumufata usufata n'urugero ufashe Irene umva nkubaze n'ubwa mbere habwo ni nabwo wadanja n'ubwa mbere ubonye ububumbyi oya
umukoca iyo hamagaye abafundi ntabwo biragucaza iyo hamagaye abafundi haza abafundi iyo hamagaye abayedi haza abayedi uri kubyumva nuko ako bose baba bakora iki baba bahuriye ku kintu kimwe n'ubwa mbere bose umutoza ari no mu kibuga ibyo birago birenze arakina se atawuconga abajya nabyo bizana bya bintu byabo naga gukina akuza amaje gutanga amabwiriza ariko naga gukina rero bijya gufata abantu ba creating ibintu kuba filime ari n'abakina ntibibujije ko acting bamenye urugero bamenye filime niye sibyo kandi Ramazani n'ubundi ajya gukina filime ntibimubuze rero ko umwacteur mwiza bahava kuba ntabwo yajya guhatana na uriya mugabo we nagakina agira ngo arakina nawe arakina muri filime arakina na muri za planka zabo oya ntabwo ari planka habuzaze na kategori ya planka Mico the best byo guhangana na ba Ivry bagiye guhangana na ba bahavu n'imbere y'umushaka ariko ntabwo ari planka ngira ngo ho bari kuvuga muri filime sibyo kuba bahavu filime ariye ntibibujije ko ari n'umwactrice mwiza none bavuye kutumukompara n'urugero yajya muri competition na Nyambo nayo ari umwactrice we filime ntabwo ari yawe ni yanjye none kusura umwactrice no acting hanyuma nuze wo udafite filime yiwe harimo benshi man harimo Rufonsina harimo uriya mukobwa ukina muri Steven harimo gufata abantu badafite filime abactrice bagenzi babo bafata ukwabo bashyira abactrice bazi ukuntu babikora aba content creator ba creating ibintu birenze mu mwaka nabahe obashira ukwabo ibitekerezo byawe uzabishyire muri award yawe ngiye kubikora bro ntago biri kure kandi ukubyumva ariko uzabari ibintu wica bakakugwa na Irene imanga yabiteguye neza kandi bambereye urugero rwiza ukubyumva imanga award yabiteguye neza kandi bambereye urugero rwiza na man babitanze wenda ushobora gusanga wenda ikintu cyabaye muri n'umukinyi utishimye umwaye bamuheje ariko bamuhaye award wafashe amatara bamuhaye award wafashe sound bamuhaye award man wagaburiye abantu kuri tele maze buri kimwe cyose baragitekereje abantu batekereza pana ibyo byanyu bijya kuzana ikimenyero cyo ngiye Irene ugasanga wowe uko ngo ngiye uzi nka Killaman turi inshuti ukubyumva ukavuga ati Killaman nabura mari ngiye wateguye ibintu azababara nimba ubona narakoze bro ntuzayine sibyo ariko mu gihe ubona ko ari umwana wakoze kundusha mana nabwo bizambabaza ko nanjye nzambibona uko bavuze ngo ari umuntu ba award hanze akahita avuga ati hano hantu mwayimaye ko mubona ko nagomba kubura amenye kwa urukundo relationship dufitanye iyi award yari kwiye runaka kuki si ibintu byabaye nyine mana abantu nyine babona bari konesa banyarwandakazi mwandike muri comment iyi award wenda ntabwo bari bujye gufata abantu bakompare nabo bari legend sibyo ariko sagoma kuburamo uri kubyumva upcoming bakoze muri umwaka kuko irgahandiso of the year nagaro of the years n'iki nagari imyaka n'umwaka warushije gukora mitsutsu warushije gukora nsabi wandushije gukora fuck it man jewe none ngero kunkubita ako nagorwa niba wambwiye ngo niba wabimbwiye none se niba washutse kuna kugira akanama mu nshuti yanjye naje inama wowe kuna kugira akanama mu nshuti yanjye ndagenda nakora cyane sinasinzira uri kubyumva nese ni wahembwe madame Miroka ryari Irene ndimo ndakora shango ngira ngo ndebe kari kintu ngera aba Miroka gutera umwana wanjye ryari ndimo ndakora manwa nijoro ukoreraga nkora kuva ku wa mbere kugeza kundi wa mbere nyine ibyo turi kuvuga ku bintu bari guhembera twembe sibyo nkora kuva ku wa mbere kugeza kundi wa mbere mwana ndi gutanga hagira uwandika abanyarwanda ko nigeze mbikisha urungu hagira uza muri komeza Killaman twikisha urungu sibyo hanyuma ibyo bintu ushaka agira umuntu uzakarica amazi ushaka kutari umufana wanjye sibyo ushaka kutari umufana wanjye wenda wirebera izo ngizo zindi ariko man niba ugiye gutegura icyo kintu ba professional uri kubyumva urabaze bagenzi bawe ati mu ndebere hano ku isoko mpuzamahanga cyangwa se ibintu bihari ni bande bakoze biki ni bande bakunzwe uri kubyumva jya kuri TikTok uscrolling nusanga ari video numva no kwishore cyane utarabona video yacu uzi ngo icyo ushaka ikindi none wongeraho ngo ugakreya content zitandukanye igisirikare muri kuvuga tonde Irene bari kuvuga ngo muri mwaka ngo best actor of the year nakinye ndi umurara abanyarwanda barabikunda Fidege 200 na comment 400 uri kubyumva nyina ndi umusirikare barabikunda nyina afite ubumuga bwo mu mutwe barabikunda ndi umusazi mu kirimi cya kera sibyo barabikunda nyina ndi romantique baza kwa Nyambo n'abafana barandika ati yo Killaman Ati na Nyambo bakundana mgiye ndaryoherwa bigaragaza ko ikintu mba narakinye cyarakomye abanyarwanda sibyo nyina ndi umuntu usanzwe uri aho ngaho role zose narazishye muri no mwaka ako nkaboramo ngo actor niki umuntu wakitinze nyine neza muri umwaka siko bimeze basi nindi ubwo wakitinze ibyo bintu irore 5 zose cyane muri no mwaka ninde muntu uzi
bakutinze ibyo bintu nubwo ntabwo wanyibwire ngo nabaye umurara ngo urabikunda ndi umurara se mu buzima busanzwe urara nyine nararakaye nanakuruma ngiye gusa ariko mana we Irene reka kirama gabanya umujinya tegura wadi ya iratangwa izahitanga rya nzaza kwitangaza itonde maze mbitegure neza nabyo guhuta biratanye umujinya nawe bira bintu wanunguwe nayo nzakora se ayo no umujinya nawe zakora awadi n'amafaranga birane miliyoni 5 birimo ntabwo ndabitegura simbizi urabiteguraga wizana byo kwiyakana wari mufatanyije bene wanyu ese n'ubundi ntabyo bagamo ntabyo ujya kubyakana ejo bundi akoze bigenze Irene rangiza ikiganiro n'uwo bizanye uransimbura ndakaje abanyarwanda bese babona kuntu cya Killaman kirakazwa n'ubusa cya Killaman kirakazwa ariko ntago nakajwe n'ubusa rero uri kunyumva Irene nazanye amazi Killaman umujinya nari mfite uyu muhungu umujinya afite umujinya nari mfite nk'iyo nza gushaka gufata umuntu wateguriye ibintu ibura na PhilPeter niwe biteguye ntago ari we ni ari muri team nini reka ni abantu 50 niwe yewe reka PhilPeter ko ashinzwe PhilPeter umuvugizi wa ward ninde ubiyoboye ngamutubwira ni Sibo TV erega n'izina ward wivuga the choice kabahereza mwabo njya gutegura mukaza mukazana mu mwaka ari izina ward zatanzwe ejo bundi zitwa ngo icyarya izihe Karisimba ward mbe Karisimba ward wabonye barayiguhaye kuri kuvuga ngo nari narakora twe umwaka jo muri siko bayitanze muri guhembera no mwaka w'inoze uyu mwaka wowe wika kutubeshya wowe kugere ne nje ndikubaza nyaksigiye yakoreye nyaksa amazi imyaka maze imyaka 3 imwe sibyo urana kera mwende mwaka bazakubaza itonde baza naradya nshaka karifu ubanza wumve ngenzi naradya aho nshaka amawadi yose kuba yatanga ntiba kunomine ningiye kuri nayo nshaka bayireka awadi ya mbere arabona award itonde n'ubu ngubu ntago bazayimu n'ubu ngubu uzasanga bana bazamu kandi nyakso afite video muno mwaka zifite 700 yihese nabadarahabwa mu amazi gabanya gabanya amazi ngewe karifu ese yo ku buryo mva yacu imbere ya kamera gutyo amazi siko numve hano uri umujinya uteye ubwoba baza umbire ne kabaza wereke itonde ne zira awadi ni harimo Nyambo naza n'igikombe nzebera sibyo zira awadi ni harimo Nyakso Nyambo kurya mucine dare nguyu ni harimo Nyakso ndakubwiza ukuri ko muno mwaka nyina bicekinze nta muntu ufite video ifite views nyinshi kurusha izo Nyakso yakoze muno mwaka ko zaba Prince Kid akora zibiki sibyo niba mu igikombe nzahita mvuga ni shamwe mwateke bagendera kuri views we bagendera kuki kriteri ni nyinshi izi nimba gutorwa social media ndarize ko umuntu atowe hanyuma nyuma yo gutonda wese nabyo uzi ko ari igihe bita nawe uzi ko n'uwa watowe mukamwirengagiza nimba ari ibyo ngibyo muba watowe digidigi muri amatora digidigi tonde muri amatora yashize nyine ari banyatsobara bari mu digidigi no rufite amatora menshi kuki batamuye igikombe se kintu bakameze cyuko ngari musapo kutamwiza nimba ari amatora mugenderaho byose ndabifite mu mutwe ko mu bantu batoraga nandi kugukurikirana ibyo bintu digidigi no rufite mu majwi mu bantu batoye yarushije n'abapasava kuki batamuje igikombe rero nimba ari ugutora kuko ibyo bintu byo gutorwa nawe arabizi abizi bya uvuga nibiki utubaza iki se warabiyobewe ibintu by'amafaranga yatanga ntibikuru nk'umuntu wabibayemo basi sibyo nk'umuntu wakoze ku isibo bira bintu bagendera ku kibasi dukore cyane nimba Irene tugira inama basi wabibayemo tugira inama badashobora gusanga no kwisa ndi gusaza imigeri y'ubusa itonde ushobora gusanga ndi gusaza imigeri y'ubusa hari n'ibintu nakoze nagomba gukora niwe award ku base mu gihe bajya kunomina sinayisibo uri kumva nayo njya kuzitanga n'ibyo uzagenderaho n'umuntu wakoze cyane aha ninde warushije Killaman gukora cyane aseda oya reka tubireke Irene hari abantu bose nyine hari akandi ugomba gutora umwe ushyize hari abantu bose ukongeramo Killaman bari abantu nyine babaye dominated watora nde nimba uri kugera ku bantu bakoze cyane watora nde mwongeramo Killaman kandi atarimo nyine ndi kukubaza umwongeyemo we watora arabaye arimo ako nyine ntabwo ndifuza ngo ngembemo kandi ari batanu bafata Irene rega ikintu ikosa mwakoze nyine kubashinja sibyo Irene ikosa ndi kubashinja ngiye mwakoze ese bande uri kumbaramo warurimo we ntabwo warurimo banza wumve oya nje niba nabiyo Irene kumugereka none ikintu ndi kuburana sibyo
zira boro kuki habuzemo upcoming itonde kuki habuzemo upcoming kandi mu bahanzi irimo harimo upcoming umuziki na filime ni bimwe akibyo uvuga ubushize n'abantu bakoze muri mwaka nyine bamusura nabo babashizemo nkubibaza nk'ubu bari mu Rwanda kuntu bangana n'abakinyi ba filime urumva bingana wahanje ikiganiro kuri muri bamaze kuba benshi nabo bamaze kuba benshi ariko bingana abahanzi ni benshi cyane pe none reka tubireke njya kananje kwibira abanyarwanda mba turi kugenda tureke iby'uburegend sibyo turebe ku bantu bakoze mana gusekeje cyane nyine nawe wabonye ko bakoze utuntu turenze ira award Mitsutsu yagombaga kuburamo nsaba kaburamo turi kugendera award ngo ni best actor of the year ariko harimo Rusizi ubyumva arimo yasekeje abantu yarabasekeje yakoze n'igitaramo cye iki nkuru ya Rusizi abandi barize gatoya harimo nariko nazi ko babura marega niba bemo nabo barakoze ariko nyine hagomba kubaramo iyo category hari ibikorwa binini umuntu barakoze n'ibihe akose kango buri gihe cyose nibo bantu barakora ibikorwa byiza uwo muntu niba tuvugenda n'urugero abantu barakoze turanabyemera si nabo baracyanakora ako bahafashe award indi myaka ishize sibyo ariko nyuma y'ibyo bintu hari abandi baje barakora ndetse byiza birenze kuki bakabashyiramo kucyo batari kujyamo sira kukomeza hagaruka babandi b'imyaka ishize bivuze ngo ntago u Rwanda muri gufata ngo muha agaciro abantu bari gutimbaraga mu bintu byo gukora ngo byibuze no kwari gukora n'ibintu bishimisha abantu babikunze muri kubaca intege na mutari kubatesha muri ndi kukubwira ngo niba mutari gufata abantu bari gukora nonaha ngo mubashyiremo nta courage muri kubaca intege mukabereka ko imyaka yose bakoze yapfuye ubusa babandi bahaye award mu myaka ishize of course twarabibonye ko bakoze ndetse turacyanabumva ko bakora ariko none ni mushyigikira abantu bari gukora bari kuzamuka kano kanya kugira ngo tumenye kuko barakoze bakwiriye ibihembo mu bahembe stile tureke gukomeza tugaruka babandi bari kwigarukamo bigarukamo ko turabizi ko bakoze stile nabo baracyakora bigorana award nimba bahereza abantu bakoze nta kintu kiri amahenda akora nigeze kubwira ngo ujye wamaga ikiganiro narakubwiye ngo umwaka ugiye kuza ngomba gucura amacano ngomba kuyacura agacaha uri kubyumva rero Irene gamubwiza ukuri nimba ariko ni courage thanks bura none ari ikindi kintu bamaye basi banyereka ko nkwiye gukora cyane none ngiye gukora cyane hamwe nawo ubwabo bizabatera isoni no kubona banarimo bakabura abantu bahera bakavuga ati ibintu munabikoza abanyarwanda babahitana bikanze ngore cyane abanyarwandakazi babakoreye neza ntago muzira mwicwa n'irungu kuri Killaman Ati sinajyaga nsaba subscribe genda ukore subscribe uri kubyumva hanyuma uvuge ati ntago wakoze hano man nyine wowe utahangiyewe ni nazamo sha hazaba imyigaragambyo wakoze video nyinshi hari ngiye umuntu ashaka gukubita video ikakuba ubwo bwinshi wakoze nayo Irene jaho itonde jaho Irene umuntu akubita quality akubita script itonde akakwangiza itonde Irene ninde wazindishije boro oya reka mama nzene nagusubize niba Killaman uploadinga hagacamo umunsi umwe sibyo video yiwe niyo itakuziza 100 ku munsi it's okay ariko impamvu itayujuje nuko abahereza ibintu byinshi none wowe kuri channel yawe waprodinze rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri gute tazagira 100 kandi nyine je ikumbuwe byatari kuko waratinze Killaman none we uploadinga buri munsi video igize 60 ku munsi fata ibyo 60 biteranya n'ibya video yejo n'ibya video yejo umve ko bitarenze ama video uploadinga rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri sinudwo rugero Irene muri kugendera ku muntu wakoze cyane uri kuba muyenga wadi bahereza umuntu wakoze cyane sibyo kandi turi kora tugasanga nta muntu dushira gukora cyane tugasanga nta muntu wakubise hiti kurusha Mitsutsu na Nsabi uri kubyumva turi kubyumva nawe urabyemera se nawe ko barahari muri uyu mwaka muri film bahitinze cyane muri uyu mwaka kurusha Mitsutsu na Nsabi bande ntabwo urabitegereje urababura nyine urazikurikirana uvugisha ukuri Irene ngo nagakurikirana filime nanyakisi mucika mu kanyaza tubwira ibintu byose byaciye kuri channel yawe ngo ibiki ntabwo ari muramira ngo umuntu wahinduye nsaba umusirikare ngo yatekereje neza aha ubwo se wabibonye he ntabwo ari filime ni music ahubwo ndi umuhanzi nkabona bizi nitwa nde wamaye collabo kira music ariko mana yanjye Irene reka rero tubireke reka dusoze ndemba ari kumwe na Samsung 250 ngewe mba naje kureba biri kubera aha ngaha uri kumva ariko Killaman ugabanya umujinya
ugabanya umujinya yego birumvikana ufite uko ubyumva wowe ufite uko ubyumva impamvu rero nagabanyutse wenda nshobora kuba narakora cyane nshobora kuba nibeshya ko nakoze cyane narakora cyane abanyarwanda munamba barire pe sibyo nanjye ndi umuntu nakwibeshya cyangwa ikina sibyo sindakora kanze nkore basi fuck it isuwe nungu afite umujinya mwinshi ukagiye kurira Killaman we mani muri mukarakaza abantu basi genda umufashe ko Killaman arakaye biriseri kai nawe uri mu bantu babiri ese ubwo nawe usubiye nawe nsigaranye usubinuka nawe uri mu bantu babitegura Irene umuzimu w'uburakari hano Yesu Kristo zigi bya bikamera bya utahe Yesu we asubwo nyakukina uri umwana witonda oya mani mukarakaza Sika abantu Killaman yarakoze niba muzanza kuri tele ngo abantu babone ku mamajyane mu gihe akusi iyi mvugira ngo narakoze naje gusanga narakoze reka nkore kora bro turadukina ndimo ndishuka turadukina nyine abana na madame baradukura turatujoke mba ndimo ngiye kutureka n'umwaka mufite ibibazo ushobora gusanga nitaga Killaman kumva abantu babona ari Killaman comedy ikiganiro ko cyarangiye wambabarire nk'igende ariko ibaze nawe bagiye guhemba abanyamakuru bakoze uyu mwaka ukabona ntabwo urimo bashyizemo Iris TV kugira ngo wumve uburemere turi kureba abantu bakoze irakorana ariko se yakoze nkawe akirene uziko nagutanye empire mu mwaka ushize ubusiko ugeze 300 ukajya kubona ukabona ngo ubuzemo Kizari cyo bimbwiye kuke kinari shuwa kinari ko nanjye nacyo bimbwiye mbona nabiretse reka ahubwo kanwerekere ne haba nakugira inama munamba barire reka ngugere indi nama ngiye ngo ndavugira inama rimwe na rimwe ngo za turajya twashwana impamvu kamaze uvuge kano kantu impamvu igihe byandakaje kuri rino rugero sibyo Irene ngiye kuriya man n'umwaka abantu bari kureba video zanjye banabireba ushobora no gusanga nyine najya nanitekerezaho ndi gupushinga abagenzi banjye ngo just hagira kantu abandi bazavuga ati nibajya kumaza ikintu wazamuye nde cyangwa se nibande bazamukiye mu bintu byawe vuge ni ariko birigaragaza hari abantu bazamukiye mu bintu byanjye bazanye ubuhanga bafite mbuza no naho utabivuga bizivuga birigaragaza rero naje gusanga impamvu nakwiye kuburana reka nceceke hanyuma uno mwaka nkore sibyo byo sasa bizivugire yego nta kintu urakora byemere nta kintu ndakora naje gusanga nta kintu ndakora pe mumbabarire no kuba nasakuje nasanze nta kintu urakora ngiye gukora ikibazo cyawe rero mugire mu shutenge demese nta kintu urakora wawe aho ngaho urasana n'imikino usanga abantu bifite ibibazo byabo surakaye gute ko nzi ko twumvike ngo nta kintu urakora nta kintu ndakora se niko bizi nta kintu ndakora nta kintu yakoze iki kibo cyaheze wakoze cyahe waririmbye iki yahehe rumba sharaka biri seriye mwana wakupye mwana